umuntu ngo yari muzima cyangwa umuntu ngo ari umutunzi wagira inshuti nyinshi, ariko iyo umuntu ari umukene inshuti ziba zike. Bivuze ngo rero muri no minsi uzareba nimba ufite ari inshuti zawe cyangwa ari inshuti z'ibyawe. Haranagira inshuti z'ibyabo ariko batari inshuti zacu. Inshuti z'ibyanjye bazankundira ibyo ntunzi, ariko umunsi bizamvaho bazamvaho. Umuntu udashobora kugusengera, utakugirira neza, utakuvuga neza, nta ntambara yakurwanira, ntiyakugira inama. Inshuti yitwa gusa ngo ni inshuti yawe nta kikumariye. Uwo waranganya agaciro n'umuntu ubwira abantu ngo arakwanga kandi ntacyo yenda kugutwara. Niyo ngo ayo magambo yo menyangana agaciro. Ubwiza bw'ubushuti nuko ari cyo yenda kukumarira. Tubaye ikaze Impuhwe z'Imana ku Impuhwe z'Imana TV. Uzagenda mukurikirana ibiganiro byinshi hamwe n'umukozi w'Imana Apotre. Rero uyu munsi ndashaka ko tuganira hejuru y'ikintu cyitwa inshuti. Mu gitabo cy'imigani, ibyo dukora byose tubikora twishingikirije kuri Bibiliya. Igitabo cy'imigani ibice 17 umurongo wa 17. Kiravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Amen. Ngo inshuti zikundana ibihe byose, umuvandimwe we avukira gukura abantu mu makuba. Isi ya none turimo, abantu muvukana uzabona kenshi ufite ubukwe, hari ikiriyo, hari ibirwara, umuntu yarwaye muri famiye ikomeye, ariko mu buzima bwa buri munsi kenshi ntabwo uzakunda kubabona. Ariko inshuti zikundana ibihe byose. Ubwo umwe w'umunyabwenge yarabajije aravuga ati inshuti zawe zihindutse amafaranga, ubwo ayo mafaranga waba ufite yaba angana ate, yaba ameze ate? Abandi baramusubiza ngo umwahita areba inshuti ze, areba ukuntu zimubanira mu buryarya, ukuntu zitamubanira neza, ahita avuga ngo zahita ziba amafobie, ni ukuvuga ngo zahita ziba amanoti y'ibicupuri, zahita ziba inoti z'ibicupuri. Bivuze ngo zimubaniye nabi. Ariko twicaye aha tuba twifuza ko Imana iduha inshuti nziza, kuko ni urugendo rugoye cyangwa se ukeneyemo abandi bantu. Inshuti bavandimwe rero, inshuti zikundana ibihe byose. Inshuti ni iki? Friend. Inshuti ni umutima umwe ari kuba mu bantu babiri. Ni umutima umwe ari kuba mu bantu batandukanye mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Mwibuke ijambo Yesu yavuze mu gitabo cy'Abafilipi ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ntabwo yavuze ngo mugire ya mitima yari muri Kristo Yesu. Yaravuze ngo mugire wa mutima. Bivuze ngo umutima ni umwe, ariko bamwizeye bose bafite umutima umwe mu bantu batandukanye. Yewe nawe umutima ni umwe wa Yesu, ariko mu bantu batandukanye. Ubwo bivuze ngo inshuti rero ni abantu batandukanye ariko bafite umutima umwe. Hanyuma rero ubushuti, cyo bita friendship. Ubushuti ni iki? Ubushuti ni ubusabane buba hagati y'abantu bahuje umutima. Uvuga ngo ufite wa mutima wari muri Kristo, nanjye mfite umutima wari muri Kristo, ubwo turi inshuti. Nubwo waba uri umushinwa cyangwa uri umunyarwanda cyangwa undi ari umukongomani cyangwa undi ari undi muntu, ariko abantu babiri batandukanye bafite umutima umwe ni inshuti. Basigaje gusa kuzahura hakaba ikintu cyitwa ubushuti, friendship. Rero ubushuti ni ubusabane buba hagati y'abantu bahuje umutima. Rero umuntu akeneye inshuti zifite ibintu bitatu. Icyambere, ukeneye inshuti ikijijwe. Ukeneye umuntu ukijijwe kuba inshuti yawe. Ntabwo ubu buzima turimo ukeneye inshuti idakijijwe. Zagushuka, bazakoshya, bazagukoresha, cyangwa se uzisanga muri mu kigare cy'ibintu bibi. Bamwe babigiremo ingaruka zitari nziza. Ariko ikintu cyambere ugomba gusaba Imana nk'umuntu w'umukristo nawe utari wakizwa, ni ukubwira Imana ngo uguhereze inshuti nziza zikijijwe.
ukijijwe nta kindi cyagufasha, kuko muze kubyibuka ubuzima urimo cyangwa ndimo, namenye kurya byigishijwe n'ababyeyi bangaburiye, namenye ko ubusa buteye isoni kubera ko abandi bambwiye ati biteye isoni, abantu bakaguseka kugisha ukuntu wambara. Wamenye gutwara imodoka byigishijwe n'abandi bantu, bivuze ngo byanga byakunda ukeneye abandi bantu. Rero nimba bakeneye mu buzima busanzwe, umenye ngo noneho nunahura n'uyu muntu ufite ibyo byose kandi anakijijwe, uyu muntu ndamukeneye. Ukeneye inshuti zikijijwe, kuko nudasanga ufite inshuti zikijijwe, final uzasanga urimo kwisanga mu bintu abantu bagukoresha ibintu bibi cyane. Impamvu mu byo usengera, senga Imana ngo inshuti zikijijwe. Inshuti y'imiterere y'inshuti ukeneye inshuti idahindagurika, iri hambo, umuntu wemera ubuzima bwawe, akemera ko ushobora gukora ikosa, akanemera ko ushobora kuva mu ikosa. Inshuti iri hambo. Niyo mpamvu biraza mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 2, umuntu yadukwaho n'icyaha, mwebwe abanyamwuka muzamugaruza umwuka w'ubugwaneza. Bivuze ngo bimwe mu bikomera abantu bafite babitewe n'inshuti babanaga, bazita inshuti zabo, bakoze amakosa babegezayo. Niyo mpamvu Yesu yakuze abibwira abigishwa be, amaze kubana nabo aravuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Hari ibintu mbategeka, nimubyubahiriza tuzakomeza tuba inshuti. Sinkibita abagaragu, sinkibita inshuti. Inshuti yanjye Imana niguhereza abantu bari hambo, batuje, bakwanderstanding, ushaka kumenya ko wakoze ikosa ariko bakakubwira ati mukozi w'Imana, uko iyo umuntu aguye ababyutse. Rero aravuze mu gitabo cy'Umubwiriza ngo babiri bararutumwe, kubera ko uyu umwe aguye ndaramubyutse. Bivuze ngo rero nutagira inshuti ikijijwe ngo binatuje bizakugora. Cya gatatu, agomba kuba ari inshuti mushobora kwakirana, kuko mu gitabo cya Roma 2 avuga ngo mwakirane ibibaremerera. 15:2 hakavuga ngo umuntu wese anezeze mugenzi we kandi amubere inyunganizi muri byose. Bivuze ukeneye umuntu musangira buno buzima. Turi mu isi ifite miliyari 8. Hanyuma rero ushaka imyenda, ushaka inkweto, ushaka kurya no kubaho, inzu, kandi ibyo byose akenshi bisaba amafaranga, kandi amafaranga ntuyahorana. Bivuze rero ngo ukeneye inshuti ishobora kukwakira ahantu haremereye, ishobora kugufasha, akakubwira ati inshuti yanjye nanjye simfite byinshi ariko ibyo mfite turabisangira. Mu gihe abantu dufite kenshi turavugana amagambo, ufite angahe nanjye mfite angahe, ni byiza yego, ariko ukeneye n'undi muntu byibuze wemera ko musangira kubyo afite. Tube mu buzima bw'abigishwa. Abigishwa bavuga ngo bagiraga umwete wo gusenga, sangira ibyabo n'ijambo ry'Imana. Isi rero ya none dufite abantu benshi badashaka ko duhuza, badashaka gufata ahantu haturemerereye. Niyo mpamvu akenshi uzasanga muzaba uri muzima, uzaba ufite inshuti nyinshi, kuko niko Bibiliya yavuze ngo umuntu ngo yari muzima cyangwa umuntu ngo ari umutunzi wagira inshuti nyinshi, ariko iyo umuntu ari umukene inshuti ziba zike. Bivuze ngo rero muri no minsi uzareba nimba ufite ari inshuti zawe cyangwa ari inshuti z'ibyawe. Haranagira inshuti z'ibyabo ariko batari inshuti zacu. Inshuti z'ibyanjye bazankundira ibyo ntunzi, ariko umunsi bizamvaho bazamvaho. Mwibuke ko Yobu yari umugabo w'umutunzi, ufite umuryango mwiza w'umukristo, ariko umunsi amatungo anarwaye, agize ibibazo byinshi bitandukanye, bari mu bantu bamubwiye ngo watusiyo Mana ukipfira. Ukeneye inshuti ikijijwe muzasangira ubuzima cyangwa izagufasha ahantu hakugoye. Icya gatatu, ugomba kuba iri hambo, ko nturi mubi kubera ko wakoze amakosa, uri mubi kubera ko utashatse kuyakosora. Ikosa umunyabwenge yaravuze ngo iyo ukozwe rimwe ntabwo ryitwa ikosa, ryitwa isomo. Iyo warikosoye rinduka isomo. Iyo ukoze ikosa rimwe ntabwo duhita turyita ikosa, ariko iyo ukosoye tuvuga ko wize. Bivuze ngo ukeneye umuntu ukubwira ngo waguye ariko byuka inshuti yanjye. Ariko abantu benshi bikomere bafite, basebejwe n'abo bitaga inshuti, bakomerekejwe n'abo bitaga inshuti, kubera ko batari bafite capacity cyangwa ubushobozi bwo kwihanganira ibyo mudashoboye. Igihe cyose nusenga, usenga ubwira Imana ngo inshuti ikijijwe, iyi nshuti dushobora gusangira byacu byawe, ishobora kugufata haremereye, ishobora kugufasha ahantu hakugoye,
cya gatatu iri hambo ituje. Ko mu bintu byarangaga umwami Yesu harimo ko yari ashoboye byose, nta nubwo yanahindagurikaga. Yabanye na ba Petero rega, ba Petero bafite icyuma. Yesu yarazi ko Petero atarahinduka, yarazi ko Petero afite icyuma, ariko kubera ko Yesu yari afite ubushobozi bwo kwihanganira Petero, yarangiye Petero amubwiye ngo nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, aramubwira ngo aragira umukumbi wanjye Petero. Bivuze ngo rero inshuti zanjye, inshuti rero abantu benshi bafite ibikomere by'abantu bagiye bahura nabo batabashije kubihanganira cyangwa batabagaruje umwuka w'ubugwaneza. Nimba ari umuntu mukundana akaba ari gukorera amakosa, mugaze umwuka w'ubugwaneza, kuko ubuzima uca muri faze zitanu. Icya mbere umenya umuntu, icya kabiri mukaba inshuti, icya gatatu mukaba inshuti magara, icya kane akagukomeretsa, icya gatanu ugomba kumubabarira. Ariko Satani iradushuka ikatubwira ngo uyu muntu wamumenye, muri inshuti, turi inshuti magara, hanyuma yagukomeretsa, Satani kakubwira ngo mureke yaragukomerekeje ushaka undi. Ariko n'ahandi ugiye kumenya uwo muntu, wenda muzaba inshuti, mube inshuti magara, nawe n'umuntu ashobora kuzagukomeretsa. Uzaba mu buzima bwo gukomeza gutakaza bamwe umenya abandi. Ibyiza rero, yego ijambo ryitwa ngo ndakubabariye, kugira ngo serikire y'ubuzima igumeho. Narakumenye, nkumenye uri inshuti yanjye, turi inshuti magara, nunkomeretsa nzakubabarira. Niko abakristo babana. Abakristo babana bazi ngo uri umuntu turi mu isi, ari intege nke, ariko igihe cyose uzankorera ikosa nzakubabarira, kugira ngo nkomeze nongere abantu bamfasha muri uru rugendo, aho gutakaza abantu, ko abantu byanga byakunda bazagufasha. Kuko igihe cyose uzamenya umuntu, uzamubonemo intege nke z'uko ashobora kuzakubabaza, natakubabaza n'umugisha uzabwiza. Ariko naramuka kubabaje, uzamaking sure ko uzaba wifitemo imbaraga zo kumubabarira. Rero imbaraga zo kubabarira nizo ziza mbere yo kubaka ubucuti, ntabwo ziza nyuma. Ntabwo umuntu azishakamo nyuma umuntu yagukorera ikosa. Ugomba kumenya ko umuntu wamenye ashobora kuba afite amafuti runaka akora. Ugomba guhita bishakamo imbaraga zo kuzamubabarira, kugira ngo urugendo rw'icyo azagufasha ruzakomeze. Kuko ntuzi icyo umuntu yenda kugufasha, ashobora kuba akubabaje none ariko ejo azagufasha. Ndakwinginze rero, mwumva aya magambo. Inshuti idafite ikikumariye nicyo kimwe n'umwanzi udafite icyo agutwaye. Umuntu udashobora kugusengera, utakugirira neza, utakuvuga neza, nta ntambara yakurwanira, ntiyakugira inama. Inshuti yitwa gusa ngo ni inshuti yawe nta kikumariye. Uwo waranganya agaciro n'umuntu ubwira abantu ngo arakwanga kandi ntacyo yenda kugutwara. Niyo ngo ayo magambo yo menyangana agaciro. Ubwiza bw'ubushuti nuko ari cyo yenda kukumarira. Ikibazo cy'umwanzi nako nuko ari cyo yenda kugutwara. Bivuze ngo umwanzi udafite icyo yenda kugutwara anganya agaciro n'inshuti idafite icyo kumariye. Rero nimba uri inshuti n'umuntu, ugomba kugira icyo umumarira. Ushaka kuba udafite amafaranga ariko wamuvuga neza, ushaka kuba utamuvuga neza ariko wamusengera, ushaka kuba utamusengera ariko wamugira inama, ushaka kuba utamugira inama ariko byibuze wamwereka ahantu hari connection, byibuze ukahinduka inshuti ifite ikimumariye, kuruta uko waba unganya agaciro n'umwanzi, umuntu uvuga ngo ndakwanga kandi ntacyo yenda kugutwara. Cya kabiri, ntukabe inshuti z'iby'umuntu, uzabe inshuti ye. Kandi iyo umuntu mwakiriye mu buzima, mwakirana n'amakosa ye, intege nke ze afite. Rero ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, iyo umuntu agiye kubaka afata amatafari abiri akayahuza, ariko ntabwo afatana iyo bashyizemo sima. Niyo ngo rero ubushuti ni sima ihuza abantu babiri batari guhura. Abantu mwatandukanye si uko bari bagoye cyane, nuko mutubatse ubushuti bwo mu bumana, ubake ku masengesho n'ijambo ry'Imana. Sima ni ifatanya amatafari abiri, inzu bakayiha garanti y'imyaka n'imyaka. Ama-etaje, amazu abantu bicaye menshi atandukanye, ni sima bavanze bahuza amatafari abiri. Rero ubushuti niyo sima ihuza itafari rimwe n'irindi, ihuza umuntu n'undi. Si uko bamaze iminsi babana, banabanye neza, abakozi b'Imana bakorana, abaririmbyi bakorana, si uko bamwe batakoze amakosa, ahubwo nuko bize kuba inshuti nyanshuti zikomoka mu ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo inshuti zikundana ibihe byose. Ntabwo ari umunsi umwe, ntabwo ari icyumweru, ntabwo ari umwaka. As long as ugihari mwakonekitinze n'umuntu mukamenyana, uzabisengera Imana mukomeze mu inshuti. Nshaka kubabwira ko kugira inshuti itari inshuti y'Imana bigoye. Gufata umuntu wanze kubana n'Imana, wowe ukavuga ngo muzabana, bizagusaba imbaraga nyinshi. Rero
hari abantu benshi bamenye Imana, tubagire inshuti zacu, tubegere, tubigireho, tubane, hari icyo Imana izadufasha. Niyo mpamvu abantu nimba ari abapastori, ari abakozi b'Imana, ari abavugabutumwa, njye wicaye abantu banyita umuvugabutumwa ariko ntabwo ari izina niyise, naryiswe n'abantu, kandi abanyita bose Evangeliste Felix. Nubwo abantu bazanye ijambo Evangeliste, umuntu nimba yiswe ngo ni umupastori, nta bantu bamumenaho amavuta kuva umunsi akaba pastor. Bivuze ngo abantu rero barakomeye. Nimba ugira ibitekerezo byo gusuzugura abantu, ntabwo ufite kuzahura n'Imana igenda n'amaguru. Imana ica mu bantu. Biha agaciro rero. Kandi uha agaciro impamvu wamenyanye n'abakene kandi ukaba uziranye n'abakire. Kubera iki Yesu yavuze ngo abakene bazagumaho, nugira ngo abakire bakomeze babone amahirwe yo gukorera Imana. Kuko abari abakene kera sibo bakene none. Abari abakire kera sibo bakire none. Bivuze ngo ubuzima bukomeza guhinduka rero. Nawe uzakomeza kurusha kugira ubwenge bwo gukomeza kwiga kubana n'abantu. Kubera ko Imana ituye mu bantu. Nimba ituye mu bantu rero, nayo izanacisha amagambo meza. Nta magambo ndakuvuga nimba agufashije, ni Imana yavugiye muri nge, ariko Imana yarindinze ko mpari kugira ngo ikuganirize. Rero nanjye hari ibyo tuzahura ukamfasha bikangirira umumaro. Hagacira abantu, nubona uhuye n'umuntu mubaye inshuti, uri ubisengera ubwira Imana ngo inshuti wampaye nzayigirira umumaro, izangirira akamaro. Ibyo uzamenya byose uzamenyeshwaho n'abantu. Kuko ni inzira yoroshye Imana ikoreramo. Kuko n'ikigero cyiza cyo gukorera Imana buriya uzakirebera mu gukorera abantu. Ni urugero rwiza rw'umuntu wakoreye Imana. Urebera mu buryo yakoreyemo abantu, serivisi yahayemo abantu. Inshuti zikundana ibihe byose. Ufata inshuti rero itari inshuti y'Imana, ufata umukobwa uvuze ngo atangiye urugendo rwo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, ukavuga ngo abangaba si bo nshaka kubana nabo, ndashaka kwibanira n'abasinzi, utagiye mu butumwa bwiza, akaba aricyo kigare wubaka, bizakugora. Beta ko ufata imiterere myiza y'Imana iri muri wowe, ugashaka abandi bantu bafite imiterere myiza y'Imana, ukubaka umushuti mukabana mu buzima bwa Kristo, uzakomera, uzagera kure. Hari byinshi uzamenya kubera ko wafunguye umutima wawe kumenya icyo agaciro k'abantu k'Imana yahaye abantu. Ndabinginze rero, inshuti zikundana ibihe byose. Nimba Yesu abigishwa b'inshuti hari icyo bari bahuriyeho. Rero nimba uri inshuti n'umuntu, muhindukire umumaro, wimuryarya, wimutakaza. Ugenda uhamagarira abana inshuti zawe, muhabarirane, mubane neza, musengererane, muvugane uko urugendo rw'agakiza rumeze, hari ahantu muzagera. Ni amaboko yawe n'imbaraga zawe. Nimba uzi ko iyo umuntu ahumye amaso akabana n'ubumuga bwo kutabona, akoresha agakoni kakamugeza ahandi hantu, uko niko abandi bantu bashaka guhindukira inkoni yo kugenda ukozaho ukagera ahandi hantu. Abandi bantu bashaka kuzakubwira umumaro ukagera ku rundi rwego. Ndakwinginze, hagacira abantu, urangiza agacira inshuti Imana yaguhaye. Abantu bose ntimwamenyana, ariko bake mwamenyanye, basengere babe inshuti zike z'umumaro. Umugabo umwe w'umunyamahanga yarambwiye inshuti yanjye ati, Felix, nigute ufite inshuti mu muryango utazi, zitari inshuti z'abana bawe, zitari inshuti z'umudamu wawe, zitari inshuti. Bivuze ngo yashaka kumbwira ko bashaka kuba 3 cyangwa 4, ariko abo bantu bakaba ari abantu bashaka kugirira umumaro. Ndabinginze rero, duha agaciro abantu ab'Imana yakuyoboyeho mukamenyana. Hari icyo bazakumarira. Bashaka kuba none ntacyo bafite, ariko byibuze afite ikindi kintu bakumariye kitari amafaranga gusa, kitari bifatika. Ndabinginze rero, tugire inshuti nziza. Nimba utazifite uzisengere. Nimba nta nshuti ufite uzisengere. Hari abantu benshi maze kumva bavuga ngo ngiye Felix nta nshuti ngira. Senga Imana iguhereze inshuti nziza. Kuko biriya mu ndirimbo za Kantike aravuga ngo mu gihe tuzi inshuti tuguma no kwizera. Yesu ni inshuti nziza. Mu gihe Yesu ari inshuti nziza, hari abafite uwo Yesu. Ubwo bamufite rero, mubwira abaguhe babe inshuti zawe. Rero Imana ibagirire neza, bifurije gukomeza kugira urugendo rwiza rwo kubana n'abandi bantu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibagirire neza.